Izina Diane ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rifite inkomoko mu rurimi rw'ikilatini ku izina Diviana, rikaba risobanura umuntu ukomoka ku Mana. Iri zina rikaba ryarahawe ikigirwamana cyari gishinzwe urumuri ndetse n'imihigo mu gihugu cya Roma. Bimwe mu bintu biranga ba Diane ni abantu byoroshye gutereta kuko ahitaza byihuse cyane nta bintu byo kugorana. Uyu mukobwa ni umukobwa uzi kurimba kandi uhora akeye. Ni wa muntu udafata ibyemezo ngo abigumeho ku buryo kumuhindura biba byoroshye cyane. Mu rukundo Diane ni ushyiramo imbaraga nyinshi cyane ndetse agakora uko ashoboye kose ngo ukunde umukunde. Ni umuntu uzi gutanga ndetse no kwita ku bantu ku buryo yagushatse wowe musore utapfa kumucikana mba. Ni umukobwa ukunda umuryango we cyane ndetse buri gihe cyose aba yumva umuryango we arizo nshuti zihambaye afite. Kugira ngo agere ku byo yiyemeje aba akeneye abantu bamutera umwete agakomeza ibyo arimo. Ni umukobwa ukunda gukora akazi gatuma agaragara, wenda nk'ibijyanye n'imideri, kuvugira mu ruhame, kuvura abarwayi ndetse n'ibindi nk'ibyo. Mu byerekeranye n'amafaranga, Diane ni umukobwa utagundira amafaranga, akaba ari wa muntu urekura cyane ndetse iyo afite ayamarana igihe gito cyane. Ni umuntu witangira ibyo arimo gukora kuko yanga gutsindwa cyangwa se kutagera ku ntego ze.